rubaruki umusifuzi aravuga ati rero ntabwo match yakomeza abantu batabona ariko banza tugere ku kimatch saa 11 saa 11 urabona hari ikintu cyaje kivuga ngo niba ugiye kwakira Rayon hari kuna amakipe donc yitegura neza yagiye kwakira Rayon kuvuga ngo nka Muhazi uyu munsi baravuga ati nitwakira Rayon byibuze tuzabona agafaranga bafite gahunda kuzahimba ukwezi kumwe abantu baterekamo ubumeze gute baterekamo iki watermark muterekemo watermark ya Fine FM bataza kuziyitirira bataziyitirira bashyiremo watermark za radio hasigaye izisigaye ubibike nyine ubiki wawe ubwo baravuga ati rero tuzakina mu mibyizi ngo babwira Rayon tuzakina mu mibyizi kandi abantu kutigeze saa 9 nta abantu batarahuguka no mu mujyi hari ihurira abasha bakina mu office abantu bari mu mibyizi bari mu maduka atari ko saa 11 bashatse saa 12 ati rero baravuga ati saa 12 ntabwo byashoboka kuko twebwe ikipe yacu ntabwo dushaka kuzarara hariya tunafacilita abafana bacu benshi bari butahe bazajya mu kazi kabo ku wa gatatu bati kintu twabafasha match mushyire saa 11 ati kugira binorohereze abantu bacu bashobora kuva i Kigali nyuma ya saa 6 bakabaza bakareba uwo mukino kuko arabavuye hano donc nyuma ya saa 6 babaterekanye n'inkora akazi wenda kabandi saa 6 nimvamo cyangwa saa 7 cyangwa saa 7 mitinatsa saa 8 wanyanyagira reka na saa 3 niba witwaye uhita ugenda ugira gute akeshura akazi kano dukora kamasaha yo kumanywa akazi wahereye mu gitondo saa 2 kugera saa 6 wabgasoje 80% wabgasoje cyane baravuga ati saa 11 nta kibazo mukuri rabwa ati rero nta hindi mpamvu turagira ngo tuzabona abo bantu ariko namwe Kigali tuzabemera kutwakira saa 12 kugira ngo namwe mubone ako gafaranga ubwumva ko haba bwumvikane ku mpande zombi saba yumvikanye barayifixa saa 11 saa 11 ubwo urumva match bigomba wa mapsi abafana bakaza ku minota 22 ushira 23 umusifuzi abona ko nyine abakinnyi batari kubona umukino arabatira ugomba guhagarara nuvuga ngo ahantu twari turi nari kumwe na hiti ndavuga nti iyo bigenze gutyo nka stade ikazima kuko ndibuka rigiye no mu gikombe cya Afrika stade igize kuzima ejo bundi muri Cote d'Ivoire nise no mubyibuka yazimye nka kabiri ariko bigafata iminota nk'itanu muri ongera ukagaruka nuvuga ngo iyo muri habaye ikibazo cya stade éclairage babahereza iminota 45 ku itarenze isaha yo gutegereza ko umuriro ugaruka kubanza gukora izo manevure ngo barebe icyakorwa donc icyatuma urumuri rwongera kugaruka akemura ikibazo ngo hagati ya 45 ariko bitarenze isaha ngo nukuva ku minota 45 kugenda kugeza ku minota 59 nibwo umusifuzi cyangwa komiseri agaruka bakavuga ngo hakorwa iki bakareba donc iki tegeko rivuga ariko nanone kenshi nka gutya nafatira urugero rwo muri Kani iyo stade nibizimye iri kwa donc ni stade donc igihugu cyatanze zakiriye imikino ntabwo bareba ngo wowe Nigeria uri gukinira wenda tuvuga kuri Japoma Stadium uri kuhakira ko muri babitomboye mu bikombe batombura uzakira ni nayo bandika bwa mbere kuri screen ntabwo icyo gihe umuriro ubuze ndi kwakira kuri Japoma ndi Tunisia binjya ku mutwe icyo gihe bareba organizing committee niyo ibyirukankamo nta muntu wa Nigeria ujya kwirukanka ngo none se ngo essence ngo petrol ngo bimeze ngo yashize muri moto wabaye ikiye kibazo icyo gihe urumva stade ni stade donc yakiriye uwo mukino ariko si iyo kipe iyo 45 minutes bitarenze isaha bayirebaho barango ese raporo y'abatekinisi iravuga iki ese stade yazimye burundu umukino wako donc bashobora kuyivura muri iyo minota 45 igakomeza ese muri iyo minota byibuze 25 tube dutuje donc abakinnyi bajya vestiaire biraba bikemutse bagaruka kuko akenshi umuriro ubuze nka gutyo cyangwa se amatara akaba make abakinnyi direct bahungira vestiaire kuko kugira bashaka kumurasa nk'icupa cyangwa ikintu kuko umutekano wabo urabona ko byagenze kuri wa mukino wari wahuje ikipe ya Perinari wa mukino wabere Rubavu nawo amatara akajazima noneho igikurikiraho ni iki sasa iyo raporo y'abatekinisi ba stade igaragaza ko bishobora kuba byakemutse muri iyo minota umukino uravuga ngo nibikemuka umukino urakomeza iyo yasaha irenze rero binjiye muri ya saha ntarengwa baravuga umukino ko ntago wemerewe guhagarara isaha iyo watangiye mu gihe utaratangira donc wemerewe gukererwa iminota 30 ariko iyo watangiye ni hagati y'iminota 45 n'isaha bareba niba kuko éclairage yakoze icyo kibazo kiri bukemuke raporo y'abatekinisiye ba stade Huye rimeze ite
babwido komiseri agomba guhita avugana nabo aba ari in touch nabo urashaka cyane. raporo yabyo se nivuga ngo kubabwira kujya kubareba ngo ese murabona bihagaze bite muri minota 45 byaba byakemutse ko umukino waza wakomeza mukurikije uko mubona nyine ibyakemurwa baravuga bati rero ikibazo cyahabaye nuko dukeneye ibikoresho donc byangiritse ntago bazi ngo byangijwe nande insinga zaraciwe kuri stade Huye cyari ejo kandi ariyo raporo nyine nanjye mbaha noneho komiseri abarebye ajya kubaza tekinisi baramubwira ati rero ikibazo twagize si pane ya moteri ahubwo ni systeme yose nadufashe rero abaje Jean Minani systeme yapfuye aduhe bayishe raporo yakozwe na kuko uri munsi turi kuri 16 byare bibaye kuko nakubwiye ngo zirahaze zita zihaguruka cyane ugakora nk'agatuna mbwene ariyo nuko babyita ku buryo udashobora gukora mistake yo kuvuga ngo bahise bakora raporo direct yakozwe n'abantu batanu Rukundo Jean d'Amour wa Minisport kuko stade ni ya Minisport niyo ubwo bakakari n'ikifite mu gihe batarangiza kuyubaka stade y'igihugu ariko iri mu biganza bya Minisport kubera ko bataragira bayiragiza ntiranabera hari imigiri bitaranangira gukora hakaza Nsengiyumva Musa arabidufasha kuyishyiraho iyo report uyu ni mu electricien wa karere ka Huye na Mushinzimana Jean do Caspirani n'abari Capistrani ubwo ni nk'ubushinzwe rege yihuye na Kayibanda Omari nawe aba muri rege ndetse n'uwitwa Nzamutumagadi ni Huye technical supervisor n'abantu batanu ni ucunga ibijyanye na tekinike muri Huye donc ugenzura superviseur ubwo rero nibo ubwo nkurikije ubwo nari ngeze aho warugeze kuba tekinisi kuri icyo babwiraga komiseri w'umukino ejo sizo babibwiraga ariko bakoraga report ishobora kuba hari ahantu bagombaga kujya iyo ngene niyo batanze incident reports kuri feria nuko ngo raporo y'ibyabaye byatumye habaye feria kuri Huye stadium ku matara bashyiraho itariki araje bidushyirireho mukura Victory Sport rero wazi ati yari match yahuzaga Mukura na Rayon ni iyo raporo raporo ngiyi turi kuyibona abantu bari kuri YouTube channel baravuga ko kuri iriya tariki 14 ni page ni inuze amapaje ne raporo wigarure ko kuri 15 kuri stade Huye hari umukino wa Mukura na Rayon wagomba gutangira saa 11 ati rero amatara yarakenewe kugira ngo abantu bizere proper visibility kugira ngo babona neza muri match ati stade ya Huye ifite irekipe n'uburyo bw'amatara 4 niko nabyita kwatsa kune niba ariko nabyita bira bakagenda bisobanura amatara ngo ameze kuri ya 88 yagize gute na kiniki gutyo 76 nandi ariko ngo hakaza na power supply configuration uko biteye stade Huye ngigira uburyo bubiri bwo kwaka ndavuga kwatswa n'amatara uburyo bwa mbere ngo babyise niba ari grid power ijya kuri transformer ya kave ya 330 n'uburyo busanzwe buno bwo kwaka bw'amashatara ya wasi ya rege nkaya turi ku Rwanda Energy turimo nibwo buryo bwa mbere ubwa kabiri na generateri abiri hari generateri ifite kaveya n'ubushobozi bwayo 1400 ariko ikagira na backup izindi zayisigariraho igize nk'ikibazo ako kanya backup nazo zifite capacity y'1350 zifatanije ingufu zazo muri kaveya ati rero kubera ko hari hakenewe urumuri ruhagije ati iriya bwa buryo bwa mbere ngo bakoresha generator kubera ko bwa bundi buryo butakora uburyo burimo gutunga ntabwo bwakwizerwa ngo bayihagurutse noneho ngo byagenze biterera ngo ku munota wa 17 ubwo abandi bavuga ko ari 27 nanjye niko nabonye muri raporo bavuga ko ari 27 ku munota wa 17 ngo habayeho ngo urumuri ruke amatara mwe atangira nayo ngo kuzima bititezwe unexpected technical team ngabantu bashinzwe technique bagiye kubireba kubigenzura kureba ibyo ari byo ndetse banagerageza kongera gucana generator noneho batangira no gukemanga ko
mazuti idahagije reka dukoreshe gutyo niyo batangiye kuvuga ngo ese ubwo si ikibazo cya mazuti ikaba ituzuye ngo nicyo batekereje mbere ikaba itari gukurura donc muri Kongo oya abatekinisiye baravuze bati iki kintu nicyo ngo bahise batekerezaho bwa mbere twasanga na mazuti idahagije kuko baracanaga hakakamo amatara make bajya kureba basanga muri harimo litiro 495 muri genereta zihwanye na 33% kandi genereta yihuye bivuga ko inywa mu isaha litiro 200 urumva byari muri none ko nuko ngo yari ifite kuba zarangiza amasaha abiri yes bari muri none kuko ari ku munota wa 17 match ari kurangira harasigayemo kuko inywa 200 kandi harimo 490 amasaha abiri aburaho utuntu dukeya dushobora kubana n'indi nyongera hari kugira ikintu gisa hari gusabuka 95 zirenze niyo bahera hariya ku munota wa 17 ishyiraho amasaha abiri icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo n'ubundi litiro zari zihari 495 zarangije amasaha abiri agasaguka litiro 95 ushobora gucanira n'indi minota 20 cyane noneho bahise bategeka ko mukura ariko yisizana izindi litiro 200 ya modoka abantu babonye baraza kuyibona bayonamuhaye ifoto yayo araza kuyibona ni dusoza bongeremo kugira ngo bongeremo bari bitaza kuba ikibazo nyamara genereta n'umundi yakomeje guferinga ikanga kwaka twakomeje ku yindi page ngano ko bagendaga banasinyaho aba bantu ko ari batanu ni raporo yari ndende n'amapage twagiye tujye ku ngingo ya 4 ku ngingo yindi ikurikiyeho ya 4 iyi ni raporo y'abantu badafite aho birende by'umupira n'abatekinisiye ba stade ya 4 ariko hejuru hari amagambo ngo bakomeje rero ngo kubigerageza bakora ama attempt noneho no wamurira usanzwe nabyo ngo biranga n'umuriro usanzwe nawo wanga umuriro usanzwe baravuze baterekana no tureke kubyura umuriro uhagije rwa match reka tunoneho turekure ibya genereta tubireke dukoresha amashanyarazi asanzwe nabyo biba unsuccessful nabyo biranga byanga gutsinda rwose genereta rero ngo bashoboye kongera kuyirestartinga ngo without load ntabwo nzi icyo bisohoje gusobanura ariko kubyo ngo birakunda ubwo nuko ngo nukucana genereta itahita yarimanta noneho idafite ibyigaburira by'amatara kwaka kwayo ibyo ngo babona birakunze nka kushaka kwatsa imodoka ariko itari kugenda ngo byahise bibereka ko ikibazo kiri muri system y'amashanyarazi ava muri moteri ajya kwarimanta nyine ayo matara oya amashanyarazi asanzwe harimo ikibazo kindi kisangiwe mwaho ngaho bijyanye n'insinga z'amashanyarazi noneho technical assessment abatekinisiye babibona baterera ati hari itsinda rinini rigizwe n'aba inspecteri abatubonye uwa ministeri uwa karere uwa rege noneho n'uwa polisi nayo yari ihari n'abandi other sports event stakeholders no zivuga ngo harimo izindi nzego bahise bakora ubugenzuzi bajya kuri za kamera kuko bagiye no kuri kamera kugira ngo barebe ko nta muntu waba wishe cyane barebe ko nta muntu waba wakasize izo nsinga findings babonye ko hari imigozi niba ariko nayita insinga zahiye burnt wire founded in one of the poles ku gice kireba kuri hoteli Galileo icyo gice cyahari ni kuri rya zamu ririho screen n'ibindi bagenda bavuza ngo byakisenzi ngo ari ibingibi kurcyo babona ko ngo ari severe sinzi ku bintu byarabaye byinshi kwangirika gukabije ibi rero to isolate the issue ngandebe bashatse no gukuraho ngo izo ntuze zapfuye noneho batangiza nanone izo ntuze zapfuye ubwo bashobora kuba barazinsinga zababonye ko zahiye barakuzisimbuza ntabwo bazisimbuje bora barazipfutse uko nuko ngo bazizora basa nkaho zo zitari bwari mantwe nko kuzicomora wenda nta wamenya noneho banacomeka genereta none ngo bayica ko bayicanye imbere idacometse mu gucana bayicometse noneho
byagenda gute bakuyeho za nsinga zahiye it is successfully powered the remaining 3 ihandi ntuze 3 andi matara 3 zirayemeretse iryanze kuri Galileo byemeza ko ikibazo gisigaye ku kitara kimwe reka cyane kitara kiri hafi ya screen nyine cyari itara kimwe kireba kuri gare uko bihagaze aka kanya rero ni ukuvuga ngo igice kindi cya stade ukuyemo aho hantu ngo kirakora neza ariko hakaba hari ibijyana kuri bya tara bigomba byo gukorwa ubwo ni nka recommendation ibyo basaba bayemezaga ibindi ngo zira nsinga ngo bazongera kuzicomekazaho hapfuye ari uko bazi prepare bazikoze neza current situations the 3 ngo bakomeje bacanya andi masaha 2 kuri ya matara yandi asigaye hamwe hatatu reka dufate ko stade igira amatara ahantu hane ku kibuga acana mu kibuga barane biba ari ibintu bine noneho bira bitatu barakuvuze batereka bikomeze noneho twatubyatse turebe ko amasaha yashira nta kibazo kibaye baracanye paka amasaha birabyanze kwa oya byakunze bugaragara ko ntandi hari ikibazo usibye aho ngaho uzamura nanone ubwo tugeze hari kuri page ya nyuma bahita babyerekana mu mafoto byapfuye ibyo ari situation ko yari imeze namere nkusubiza nyuma yara kuri bavuga bati dore amafoto yabyo bahita bayatacinga ku barabyatatcinga kuko ibi ni ibintu bishobora kwirukanisha nk'abantu mu nzego bishobora gufungisha abantu basanze ari nk'ubwende noneho abasekirite baza ko bimeze bite ba stade ko nabo bari bugendera nabo barabigenderamo kuko rega nabo nasacunga umutekano wa stade niyo byaba byihishije umutekinisiye nyine agomba icyo bita responsabilité nk'umwaku dore cyahiye ni kiriya noneho hasi bwo hari iki cyangwa niho hanyuma hari aberekanaga ngo ahubwo hari aberekana amazina n'abantu basinyereye ngaba nabo nahoze mbabwira ubwo naringeze aho wowe wari uvuze uko byagenze basifuze komiseri bagiye kumubwira uko bavuga ko nyine stade bidashoboka nyine ko donc ko bitakunda ko umukino uba abarebe rero baravuga bati ubwo n'impaga ikintu batekereje bahise bishyira mu mutwe ariko Samira nadusomera ibaruwa ya Mukuru ari ibaruwa nabo Mukuru ubwo yabonye barimo yatsaho umuriro nayirandika nayo yaraye ikoze ripo iratumeze nk'iya Rutsiro niya mu mivisi urahagire bahariya cyangwa mbikoherereza ntabwo nahareba pe ndwara amaso reka yinkabukire nkwereke yikabukire Jean ndwara amaso buri harasi nasoma ngo ni yinkabukire tunyuze amaso tubane nayo si Kinyarwanda se biraza kuba byoroshye cyane mirongo afirwa Kinyarwanda impamvu kugaragaza ikibazo cyabaye kuri tereka gurupe wantu hari umuntu arigaragaje urumva yangezeho kubera ko iri muri document ndi kuyifungura kugira ngo nyisomere rimwe Mukura nawe yavuze koraho haboro Mukura nawe yavuze ati ongera Mukura nawe yavuze nibatura ibirenge ongera ihita yandi Mukura yarejise rwose mevese ntishaka turenganure ntabwo ishaka kwemera ko batayirenganya rwose ngomba na document tayari yafungutse ati nanjye sinasubira kuri stade buri match ngura tike y'Amavubi nkasanga stade yuzuye ihuye Mukura Victory Sport Irwaziri ihuye 15 z'ukwa 2025 umunyamabanga mukuru wa Ferwafa niwe bandikiraga ubunyamabanga mukuru bwa Ferwafa Remera Kigali impamvu kugaragaza ikibazo cyabaye kuri stade urumva Mukura ise itanguranwa kugira ngo yiregu igaragaza ikibazo hakiri kare itazabeshyerwa Bwana munyamabanga wa Ferwafa tubandikiye tubagaragariza ibyabaye ku mukino wo kuwa 15 Mata 2025 wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cy'amahoro Mukura yakiriyemo Rayon Sport kuri stade mpuzamahanga ya Huye isa 11 ariko kaza guhagarara utarangiye mu mikoranire ya Mukura Victory Sport na Ministeri ya Sport nk'abafite inshingano
ku mikoreshereze ya stade Huye urumva Mukurago imaze ubwo n'umupatina cyangwa se donc nabafatanyabikorwa ubwo siko twavuga Minisiteri ya Siporo igena umukozi wayo ushinzwe gukoresha no gukurikirana ibirebana na moteri ndetse n'amashanyarazi ku mukino, naho Mukura Victory Sport ikagura ibicanwa nkenerwa. Yego. Mukura Victory Sport yaguze ibicanwa ndetse bishyirwa muri moteri amasaha 4 mbere y'umukino. Bafite gihamya ko babiguze bakabishyiramo. Neze iriya babonye batweretse muri raporo y'abatekinisiye barekana ko yazari ziri 495. Mukura Victory Sport subwa mbere ikinnye umukino kuri stade Huye ku masaha ya saa 11 ukagenda neza, kuko muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda 2024-2025 ni sezo turimo. Mukura yakiriye Rayon Sport kimwe n'amagaju yakiriye Rayon Sport kuri ayo masaha, imikino ikagenda neza. Muri iyo mikino amatara yacanwaga nibura saa 11 n'igice, kuko umukino watangiraga hakiri ku manywa. No kariye bacana mbere kugira donc ashyuhe ko agenda yakamugice. Kaza guteza ibibazo. Isaa 10:55 komiseri w'umukino yasabye ko hacanwa amatara, kuko umukino wose ugomba gukinirwa ku matara hatitawe niba hakiri ku manywa cyangwa se bwije. Abakozi bashinzwe amashanyarazi bahise bacana moteri bashyiraho amatara, ariko atinda kwaka bitewe nuko amatara 4 amurikira ikibuga atakira rimwe, agenda yaka mu byiciro bitewe n'iminota, bitewe n'uburemere bwayo. Kwa kundi bacana mbere nejo kuri Kigali Pere bayicanye rwose habona. Ejo niba baragize ubwoba ko bishaka kuza ubundi ugomba gucana mbere kugira ngo na testing uze kureba ko biza kwanga. So minota nka 70 komiseri yatangije umukino amatara yaka ndetse neza. Hamaze gukinwa iminota 15 baza guhagarika umukino bagaragaza ko urumuri rudahagije. Haciye iminota 4 umukino waje gukomeza, ariko uza kongera guhagarara ubwo amatara yaravuyeho. Hanahise hafatwa icyemezo abakinnyi n'abasifuzi bava mu kibuga, ariko komiseri ntiyabanza kureba nibura ikibazo cyaba cyateye kuzima kwa matara. Nicyo Mukura n'ubundi yareze, kuko urungowe ikirego no komiseri ataravugana n'abatekinisiye yari yahise afata umwanzuro Mukura igicumbi. We yahise ngo yirukira gutanga kuvuga ko Mukura ko match igomba guhita ihagarara ko ikibazo amatara guhabwa abantu ibintu nk'ibyo. Yarabitagaje se nawe ku kibuga ugomba guhita iterwa amagara. Muri se gitangariza ngo igomba kuvugana n'abatekinisiye ndetse no paragrafe Mukura harayigaragaza ko inenga umukomiseri ati hagarika ko hari ibintu byinshi atagiye kugenzura kuba technically muri technique mu batekinisi ko bihagaze. Nicyo Mukura igaragaza hanga ubwo nyine imushyizemo nta kundi. Abashinzwe amashanyarazi mu karere ka Huye n'umukozi wa Minisiteri ya Siporo bakomeje gushakaho ikibazo kiri, ndetse baza no kubona ko hari ibyangiritse hagati mu mukino, nk'uko bigaragazwa na raporo bakoze nyuma y'isuzuma iri ku mugereka w'ibaruwa. Ubwo n'ibingi twasomaga kuri raporo twabonaga abatire tuboneyeho kandi kubasaba ko mwasuzuma mukanasesengura icyateye iyi mpanuka y'izima ry'amatara, cyane ko nta ruhare Mukura Victory Sport yabigizemo, ari impanuka isanzwe. Mugira amahoro. Musoni Prote, managing director Mukura Victory Sport Waziri, shyiraho email na nimero ya telefone, bashyiraho kashe ijya kumera nk'iya Rutsiro rwose. MD rwose atereka irabaro. Ese wa mugani ko ajya ngira nuze ni ya Rutsiro. Nusira rogo ni ya Mevese ko harimo umuhondo. Harimo baro n'amazina nta kindi kintu. Ariko wagira ngo ni ya Rutsiro neza. Wayo ni Rutsiro pe. Urumva rari inyandiko tuyisesenguye. Mukura muri paragrafe ya mbere ndetse na paragrafe ibanziriza iya nyuma. Niho mbona ruzingiye. Kuko Mukura itangira ivuga ngo mu mikoranire ya Mukura Victory Sport na Minisiteri ya Siporo nk'abafite inshingano ku mikoreshereze ya Stade Huye. Urumva Stade Huye ubwo harimo Mukura Victory Sport, harimo na Minisiteri. Nicyo bagaragaza ngo bo na Minisiteri nibo bagira gute bafite inshingano ku mikoreshereze
ya stade Huye. Ku rundi ruhande bakavuga ngo Minisiteri ya Siporo igena umukozi wayo ushinzwe kugira gute gukoresha no gukurikirana ibirebana na moteri ndetse n'amashanyarazi ku mukino. Minisiteri niyo umugena. urumva iyo mukura ifite nka match ya nimugoroba hano bisobanura neza iyo na Minisiteri nibo bafite inshingano zo kugena umuntu barintroduiza barangiza bagahita bakwereka uruhare rwa buri muntu. Mukuru uruhare rwayo donc Minisiteri uruhare rwayo nukuzana umukozi ushinzwe ibijyanye n'amashanyarazi byose harimo moteri n'amashanyarazi asanzwe niwe ugomba kubikurikirana. Hanyuma mukurayo irebana n'ibicanwa ubwo ni mazutu donc mazutu bashaka gukoresha amasaha y'ijoro. Urumva mukura ikweretse ikishinzwe akazi donc ikibisabwa muri ya mikoreshereze stade na Minisiteri itwereka uruhare rwayo. Hanyuma rero mukura uruhare rwayo ikagaragaza ko yarukoze. Nibwo banditse bati rero ibicanwa mukura biguze binashyirwamo amasaha n'imbere. Urumva iri kwikuraho donc inshingano yamaze kuzikora zayo. Ahubwo paragrafe yindi uvuga iyo ngene ndi kuvuga ya mbere mukura yagaragaje kuri stade uruhare igira kuri stade Huye yarumaze kurugaragaza garagaza ko yanabikemuye baba bari kumwe ariko mukura ikabarebanwa no kugura ibicanwa. Ubwo ari miyo mazutu umukozi wayo ushinzwe moteri n'andi mashanyarazi asanzwe technicien. Ahandi ro haje mu kibazo ro ni hesasi. Ahandi hano mukura igaragaza ikibazo mubona ko ari naho bizagoranira. Iravuga iti ko muri raporo donc muri ya raporo barayigarukaho muri raporo batanze bagaragaza kino kibazo ubona ko kirenze mukura. Muri ya raporo birumvikana ati twebwe ku komiseri w'umukino yanzuye ko umukino uhagarara atabanje gukonsilita raporo technique. ubwo no kujya kugenzura icyateje izima ry'amatara. Abantu barebwa n'iki kibazo mukura ikigaragaza muri ibaruwa irakona na Minisiteri ikanakunda na komiseri w'umukino wo ku munsi wewe turi kubyumva twabyumvise. Aha rero niyo mpamvu na Ferwafa yagenze gake kakabaruwa ntugafite aho ngaho ka Ferwafa yamaze gusora statement nayo yahise bigendamo gake yasohoye statement imaze kuyisora rwose mu kanya tujye tubwije abantu kuri tubitwarire situation ihari yubakitse aka kanya. Mu by'ukuri byabaye kuri mukura ni force majeure si ibintu yateganije yanabivuze mu ibaruwa nta accident isanzwe ariko nanone hari raporo y'umusifuzi iramutse igendeye ku itegeko ryanditse ryo kuvuga ngo ikipe yakiriye nibizimiraho biyizimiyeho bitagenze neza iraryamaga. Urumva naho guha uruzingiye kumenya ngo ese byayizimiyeho ahubwo ikindi kikaza kuba logique yo kuvuga ngo ese mukura ubundi cyangwa se hari ikipe igira stade byanyabyo hano wacu ku buryo 100% ariyo nabyo bikaba ari ikibazo. Kuri ejo bundi nigeze kwanga hari umuntu birukanye mu mujyi wa Kigali kuri stade sinzi ukuntu byari byagenze kuri Kigali pe igihe moteri igira ikibazo ku mukino wumvaga guza APR yakira byaragiye bitubundi match yarabaye harya oya match irabwe baye undi munsi ukurikiye barayisubukuye wakiriye match yari APR none se kuki nta mpaga bateye rega bo match yari taratangira bo match yari taratangira kuko imvura yaguye mu gihe cyaho bataragera muri Woma kuri APR nyine nta wari wakiriye se APR yari yakiriye ariko bo nyine kuki batagendeye kuri iyo tegeko nyine bo abantu barimo kuvuga ngo riteze mpaga impamvu no mukino wa mukura reje nukuvuga ko wenda nimugoroba amataranze kwa kari ko mukino ari watangiye deje ariko kuri APR wo nawo maperi tarakorwa nawo maperi tarakorwa batarava muri vestiaire abakina yego ariko kuba wa mapita aratangira ntago bihindura umukino none surumva abo mukino watangiye umukino utangira kuraninga amakipe yahageze kandi amakipe yarahari y'amakipe yije vestiaire match buri baba yatangiye irangira amakipe yasohotse yatashye niko kuko bashobora kwikarita itukura uri kuri gate usohoka utaha cyane barayiguha ikiri kuri stade burya babara ko match yarangiye amakipe yasohotse yatashye yarenze ikibanza cya stade cyane buri hano muri stade Amahoro babara ko umukinnyi yavuye muri norume za match yamaze kwambuka n'umuhanda donc yaje kuri no kote mu migino wambutse umuhanda akora ikosa hariya kuri gate abari kuri stade cyane rwose Ferwafa itandi kugira tubitwarire rimwe Ferwafa ntabwo nzi ko yakoze statement bamaze kuyisohora ahubwo nabanza yitunyuriremo yanditse yihereze ubita abayo minani ntagira mugeraho kanyimuhe banditse bati itangazo nako ni itangazo
nyuma y'uko umukino ubanza wa kimwe cya kabiri kirangiza w'igikombe cy'amahoro wahuzaga ikipe ya Mukura Victory Sport Waziri na Rayon Sport wahagaze ku munota 27 kubera ikibazo cy'amashanyarazi, turamenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko dushingiye ku mategeko agenga amarushanwa mu ngingo yayo ya 38 igika cya mbere, raporo kuri iki kibazo yashyikirijwe komisiyo ishinzwe amarushanwa kugira ngo ibyigeho. Umwanzuro ku by'uyu mukino ukazatangazwa mu gihe cya vuba bishoboka. Mugira amahoro. Bazagenda kuri raporo ya komiseri. Dushakishe iyo ni automatique kuko ingingo ya 38 iyo ivuga forufe kuko nabo bayiteretseho kuko barakurikiza irangingo bateretse muri iratangazo basoye ngo mu ngingo yayo ya 38 igika cya mbere kuko hari n'igika cya kane sizimo batazagikurikiza kivuga ko y'amakipe no yahuye ku kibuga ntagira niba rero kiragika cya mbere ahubwo mukora size impamvu itarekaramye itanditse yibutse iyo ngingo ya kane itatu n'umunani ku gika cya kane. Ariko se ubushize muri Rubavu cyagiye cy'amatara ntuzi ko igice kimwe twagikiniye Rubavu ikindi kikasorezwa i Kigali niko byahindutse iminota yari isigaye yakiriwe. Iyi ngingo ariko yaje nyuma ya kiragihengera iyi ngingo bayizanye vuba kuko kiragiye kirubavu ntabwo iyo ngingo yari irimo. Ingingo n'itegeko iri mu matini mashya ntabwo kigiye nta yari ahari ahubwo aya n'amategeko yagiyeho nyuma ya za incident zagiye ziba kugira ngo none zongera kuba bitabazwa aya mategeko. Urumva bavuguruye amategeko none ubwo ubwo iki kibazo ubwo reka dukoresheje inyurabwenge zacu bwite nyacyo kiri buze gufasha abantu n'undi wese ubitekereza. Ahubwo hari akandi kantu wabonye ko abakinnyi urutonde rw'abakinnyi babanza mu kibuga mukuru ya soya abakinnyi 10 none se ariko ngo nabondi ntabwo ngo bayitegereje ubundi ni 45 ariko itarenze isaha ariko ngo ntabwo bayitegereje we uruye yise yihutira gukora raporo iminota itaranarangira mukuru ya Murezi buraya muregiyemo mukuru Musasi yamuteretsemo kuri inzego ebyiri mu ibaruwa ministeri harimo na komiseri barusura mu kintu yashyuhaguzaga mu biki yareka iminota ko n'ubundi bitari bwake akavuga ati ibaruwa ya MVC niyo mpamvu nyine nawe bamureze kuko ebyiri sinno mwayibonye irakona na ministeri na komiseri w'umukino. None se ruhari cyane apfa na MVC reje none se umuntu mukuru ariko ibyirekarama nibyo ibyirekarama nabyumvise nibyo kuko yagaragaje uruhare rwayo kuri stade ubwo na komiseri stade ari property yabo mukude ikintu cyaweho ni kimwe yaba ministeri ishinzwe stade yagaragaje uruhande rwayo na mukuru igaragaza urwayo reka mureke dutegereze none uruhande rwa komiseri itarengera mukuru iramutse ishoboye kwerekana ko iriya stade ari ya Mukura aho ngaho Mukura byayizonga ariko Mukura yamaze kubigaragaza Mukura nayo ishoboye kugaragaza ko itagira stade ariko tugarutse neza aho ngaho nta kintu nakwibaza ni se ko urumva ministeri nayo igena umuntu ukurikirana uwo muntu nawe baramukunda uwo muntu nawe rero ukuntu inzego zikora iyo baguhaye inshingano urwego uruhagararire bigapfa urwego rubanza rukabanza bikuryoza ariko roferwa fa hano nayo irasekeje niba ari yo ngingo cyari kuba ari mpaga ntabwo bakwirwa bavuga ngo bazase ibyo bintu byo gutegereza ni ibikiri imbingingo ihari ariko urumva icyo gihe ikintu baba bategereje hari igihe nshobora gukora icyaha abantu bazi ibintu by'amategeko nshobora gukora icyaha ariko bakareba itegeko icyo rivuga bagasanga rirampana direct hakaba icyo bita kujongera itegeko bakoresha inyurabwenge niba ari jurisprudence ibintu nk'ibyo ibindi bihe byarabaye bakareba ngo se niba umuntu yakoze iri kosa ubushize cyangwa se ibindi byabaye nkabyo donc bijya gusa nabyo byakemuye bite itegeko ritahuranyije basanga itegeko rigomba kwahuranya barahuranya cyane ariko n'ubundi uzasanga umuntu iyo umaze kuburana hari igihe kibaho cy'umwiherero uzi umwiherero cyo bareba ese ko regisi tumukati imyaka 25 icyaha gisa wenda nicyo Samira yakoze 2003 ntabwo twahuranyije ahangaha niho handi bashaka kuvuga ati inteko y'iburanisha yanzuye ko
urusubi gusa ku isi hose ikintu bita force majeure nanone nta muntu yirenganiramo haba mu bucuruzi haba mu butabera haba mu kintu icyo ari cyo cyose ikintu cyitwa force majeure ntabwo kirenganiramo nanone oya gusa ariko force majeure ni ikintu wowe kikugwiriye udafite control utafite control si wowe wagiteje kandi niba ari munashobore kukirinda kuko nta control ugifiteho kandi kikakugiraho ingaruka mbi bita force majeure nka abayo ari kuri live streaming hano bivuyeho hariya donc systeme nyine ya ikabyanga ya YouTube ikabyanga urumva akazi ashinzwe karapfuye ariko ntabwo bimuturutseho akazi muri contrat ndetse akazi niwe gapfa uzabibazwa ariko birikubye bararebye basanga icyaha baranze bakareba ngo akazi kapfuye nibyo kapfuye ubwo kapfuye gate byamuturutseho n'ubushake bwe niki basanga rero atari donc ari ibintu byamugwiririye atarafiteho control cyo gihe nta kosa bafite twizere ko kuri prediction se murebonamo twizere yuko Ferwafa muri ako kanya yatanze wenda Ferwafa nayo ibi bintu kubitinza gutya yakabaye kuba yicaye mu kude kuko kuva ibintu byabire nimugoroba kugeza aya masaha nyuma ya saa sita bakabaye kuba aka kantu banditse ngo umwanzuro ngo ku by'uyu mukino uzatangazwa mu gihe cya raporo electronique abantu bayiriho ni bake kubayigiye ariko abantu bari kuri raporo electronique yira baduhaye abayiriho ni bake kubari bayirimo donc abari abayisinyeho nibo bake kubayinjiyemo harimo abandi bantu ushobora no guhita uvuga ngo mite nahoranya mfata umwanzuro habo ugasanga nawe wishyize mu kibazo kiremereye cyane n'ikindi cyatuma wenda habayeho kwitonda kuri Ferwafa urumva na Mukura oya ngendekeza ko Ferwafa icyatumye idahita itera mpaga direct nuko yabonye iyi raporo y'izi nzego nyinshi tubonye iri kerere cyane iri professional igaragaza ibintu uko byagenze cyane raporo ushobora kuyibyinamo bakayikunigisha ira raporo iragororotse cyane kandi noneho ikiza iri technical cyane nta kundi kuntu wayisesengura ni kandi bagaragaje abantu bayikoze sa abantu bideburiya n'abantu bafite iyo myanya noneho mu karere kandi bari specific zira kilovolte za kaveya wazisesengura utuvuga ngo uri komiseri w'umukino nka buriya amatara aza kuba ari kwaka wenda batangiye umukino n'amatara arimo yaka wenda imvura irimo iragwa nk'inkuba igakubita hari aho mbona ko byaba ari ibibazo ni kimwe byose ariko ntabwo se byaba bimeze nka kure n'usanga ari inkuba yabikubisa wabibwirwa n'iki wabibwirwa n'iki inkuba kandi bagiye mu kibuga n'ubundi ihuye yahiye ejo hari inzu mu cyarabu ko nabyumvise hari ikibazo gishobora kuba hari ikibazo giteye ubwo kandi byose bagasanga zira nsinga zacitse gutereje kuri Galileo inkuba zituruka za Nyakaba zane za metre ngaro bivugaho iki bibintu metre mu buse ntari mu manza hamagara wumve niba yagusayidira ubwo nyine mevese niba imyanzuro Ferwafa n'isoka ari bari maga mwihangane muzi Kigali murebe ko mutsinda bine oya gitewe magase umukino wo kwishyira ntuba ntago oya biba birangiye usikare mpamvu mevese yirukankanye ibaruwa wa mevese ari mpamvu yirukankanye ibaruwa ubwo narinzi ko n'amaco kwishyura nese kubanza bari maga hakabaho uwo kwishyura ibi bintu byamera nka bya bindi byabaye kuri Reyo n'abantu bo muri ya finale ya Libya abantu bo muri Libya nabo bahuye n'ikibazo kibagirira ingaruka bemera kuza gukinira i Kigali imikino yombi ni ukuvuga oya wabaye ni yombi se wabaye umwe hari ni yombi Bengazi urumva Bengazi yakirereye i Kigali Rayon Sport nayo yakirira inama nje mbona kuko Libya nanone si Reyo yabiteye sinamukura ariko nje mbona muri logique yoroshye Mukura na Reyo bakina ariko bagakina no kwa Reyo muri kabakira nk'ibisanzwe ariko reziliti kaba Reyo nyine izabarwa bagakina umukino umwe se bagakina match imwe reje match imwe ari gihe iyo match imwe ari ikipe imwe aba turuzi kavaho bakabaha netre cyangwa se no match gasubirwamo uzi igishoboka bakazaba na ruturu nanone uzi igishoboka ntabwo muri no mikino itanga qualification donc y'imashusho mpuzamahanga ushobora kugira gutyo ntabwo bishoboka byaba ari ibara niba mukina arere turu nyine kuko ikindi kintu navuga ngo Ferwafa cyatumye dufata umwanzuro dufite nyine abyo ntuze mvuga byo byose byagiye byica umupira dufite Ferwafa mu mateka yagiye igaragara nkaho ari y'amakipe abiri ni Ferwafa ariko y'amakipe abiri iba influence de na amakipe abiri na Pere na Reyo nizo zisa nkaho arizo z'amakipe
zikanga n'izikora mu nyungu zazo mu kikango cyazo kuri pressure yazo naho ihora iri limited simo utari kubyumva naho ubundi yiza kuba ari nk'andi makipe mato ntare yirimo tuvuge nk'iyaza kuba ari mukura wenda n'agasogi n'urugero sino cyane byari ko byoroshye match bagita bayiresitinga ntagire nasaga ziza bakazana ukino nta kibazo ntaki ariko nkareye ifite abanyamakuru tuvuge ni abanyamakuru mu Rwanda ari ry'itanu iry'itatu bakaba ari abareye barimo gusunika bavuga ko Maga yaje cyane Ferwafa nayo yakabona cya kintu kuko kuri prediction uko mbibona Ferwafa ishobora gukemura ibintu kwinshi ushobora gusubirwamo cyane n'umukino ugasubirwamo tanga ikaba ari byandi twaze tuba tuti niko akunda abantu nyine bamwe bakemera bakabirenganiramo umuntu wakora kuva ko barenganye gutyo bakiyakira Maga igatangwa ubwo Rayon Sport ikabigeze final kuko nta ruturu yaba byabirangiye icyo cyaba ari kimwe cyangwa se Ferwafa igasubizamo uyu mukino Rayon Sport ikigaragambya ikavuga ko itazawukina bikaba induru nyinshi ni naho ndi kubona bizagana none Serge nkawe nk'umukunzi wa Mukura Victory Sport we nkawe ku giti cyawe utagenda wenda kuba wavuga ngo imyanzuro izava muri Ferwafa wenda ni cyangwa utagende kwa aya bari Maga nkawe ku giti cyawe urabona ko ereri ikagaragaza ko nka Mukura nta essence yaguze ni Maga nta automatique nta bindi nta kurira wari kuba ufite noneho hari amasaha 2 n'igice bagomba gucana amasaha bagomba kwihangana ya minota 45 Saddam katuze kura ko komiseri nawe azandikamo wenda ko minota atatanze igihe cyo gutegereza mukude niba icyo gihe cyo ngenderwa icyo gihe rero nicyo kujongera gutega amatwi ese abareba zemera gukina match ese Mukura tuyiteye Maga ubundi kari abantu bakeya hari ikibazo byateze ko twebwe twadushimishije abareyo nta kibazo ko ibintu nk'ibi ese itegeko ko rivuga gutya twafunze umwuka twarya polika ese ingingo ya 4 ese ni bari netre n'utuntu ngo tubazagenda bareba ariko nkurikije uburyo Rayon Sport ishaka iyi Maga ibintu bizagorana cyane bizagora kuko urana Rayon Sport isa nkaho yacitse intege isa nkaho ibona ko oya ntabyo gucika intege ni uko Mukura nawe yitsinze rere turu n'ibiki cyizere yabona cyo gukuramo Mukura icyo kirahari biragoye kuko umuntu watsinze rere turu turaprofise itegeko rivuga barashaka Maga ku buryo bigerere final nta nubwo banashaka n'umuntu uvuga ngo muze mukine ngo umusubukure umukino kugira ntibashaka no kuva umuntu uvuga ngo ari naho ngo tubiganireho tuganire turi ku mukino wasubirwamo Ferwafa nayo ikora ikosa ryo kumeze nka ya polisi yo muri filime njya mbabwira byari byoroshye kuko ibi bintu ni ibintu byaraye bibaye ku kibuga bagiye kugerageza intuze nuvuga ngo byanze bikoze Ferwafa n'abantu intellectuel abantu bari hariya bumvise ko hari insinga zahiye cyari gisigaje ni formalite yo kubisobanura mu nyandiko nk'uko byari byoroshye guhita ukora statement kavuga ko umukino uzasubirwamo uyu munsi saa 9 batiriye batinda mu makoni kugira ngo atajya n'abataha abakinnyi iki batagiye muri izo ako kanya byari automatique ku munota warugezeho ejo saa 9 byari no kukoroha niyo mpamvu rero iyo bibayeho gutegereza ubwo nyine haza izindi mpinduka haza na bya bindi no kugira ngo Maga no kugira ati urashaka uneze ibibazo nta bakoresha isikarakano ko kuvuga haje bindi mibare myinshi gusa nubwo karakano wagarutse ko kuvuga ko wenda ngo Ferwafa ibireba amakipe abiri niko bimeze oya muri no misigara bivuga rero nose gorira yatemaga aperitese nose gorira yateye aperi Maga mukude kirani ikintu yo kitaba utekereza uko federation y'umupira w'amaguru muri Espagne ireba Real Madrid na Barcelona ariko bareba Leganes ariko nyamara ikintu cyari cyo amakipe mato yarasigaye ahabwa ubutabazi uburyo Manchester United na Arsenal zifatwa mu Bwongereza FA zifata nagari ifata Leicester City zikwifata Leicester wapi ariko byo habo hari ibyo barenze batajyamo nyine ariko mu buryo bwa influence ako ngako ko influence ahantu henshi karahaba cyo gushaka gusanga no mu buzima busanzwe niba muvukana muri abana 5 ariko mukaba mufitemo umugwiza tungi umwe muri mwe niwe ufite ijambo kabara niyo yaba adatekereza neza niwe baha ijambo mbere wowe ushatse kumuvugiramo aravuga ati warasaze atari ko wagiye wubaha atari ko ubundi wowe wavuye he
ariko rero ibi bintu bya peace cup mana yanjye ewana Ferwafa kiriya kintu ngiye ntabwo peace cup nibe peace Ferwafa oya ariko kira peace cup ubundi bagakwiye kuba ari peace cup ngo umwanzuro ngo muraza kuvuga mu gihe cyavuye urumva niba n'amagabo bagombaga gutera bakakwiye kubayirangiza bikava mu nzira kuko bizanye kuvuga ngo umwanzuro ngo muzawumenyeshwa mu gihe bizana polemique ndende umva baraje batanye baganire bamwe baganire ngo bizagenda kunuku bakekuba babisoza bikarangira erega siporo yose yo mu Rwanda ntabwo iyobowe n'amategeko ayigenga ntabwo ariyo ayifata ijambo ryanyu kuko urasanga iyo kipe urashaka kuyirenganya no kuturarira n'ubuzima mu kipe abayemo ubusanga nyine iki tegeko rivuga bitandukanye n'ubuzima bw'ikipe uyu munsi na mukuru ishinza stade iyi stade se yamukura nagari ariko wibuke ko iyo ikipe aho yasabye nubwo reka tujye kuri kote yuko mukura stade itari yayo ariko iyo wasabye hano uri bwakiriye ikibazo cyose kibayeho niwo kibazwa kuko ni wowe ahantu biri kugoranira kuko ni wowe wagaragaza uruhare rwawe ko yarukoze kandi aricyo nawe mukana ni kubabwira ni ukuvuga ngo iragaragaza ko yarukoze ariko bifatwa nk'aho ibyabaye byose ntago rega ntago Ferwafa ajya kubangira bibazo wende ministeri kuko ari ishinzwe stade Mukude birabazwa mukura kuko mukura niyo yasabye kwakira umukino wenda kuri iyo stade harabivuze ikintu bikoze kugaragaza situation yayo kuri stade uko yari imeze uko byayo byabishyize ku murongo kuri stade nyine yo uko ifata kuba nyine ikinira kandi kuba yideclare ikavuga ariko hari ikindi kintu bibaza Mukude imikino mpuzamahanga cyane cyane nko muri za CAF Confederation Cup cyangwa CAF Champions League habaho ikintu cyuko iyo hari nk'umukino bakora test mbere babikora mbere ni iki gituma nkanga mu Rwanda kitabaho cyangwa mu marushanwa yacu cyangwa se amakipe nk'ubwo nka Mukura ejo akaye kuba yarabanje kajya kuri test ikamenya nimba moteri nta kibazo ifite igacekinga buri kamwe kose mbere yuko match iba kuko iza kubicekinga yakabaye kuba match itaranatangira yakabaye kuba yarabanje wenda no kubivuga ko nacyo nagusubija dusubiye inyuma gatoya hariya muri rabarwa twabadusomeye batweretse uruhare rwa ministeri kandi umutekinisiye ushinzwe icyo kintu cyo kugenzura iyo stade ibyo uko ayo mashanyarazi ni ibyo tekinike zose zo kuri stade zishinzwe uwo muntu yari ahari uwo muntu rero icyo kintu uvuze niwe kireba ntabwo kireba Mukura umubwiye ko Mukura niyo ibibazwa kuko niyo yakiriye uwo mukino kuri iyo stade imbere na mbere niyo bagomba kubanza cyane ni Mukura ntabwo bajya kuri ministeri bivuze ko nayo irasabwa ubwisobanuro ku bwayo ariko niyo bere na ibibazwa kuko niyo yari yakiriye umukino kandi aho wakiriye umukino icyaba cyose niwo kibazwa ntaho yabikwepera nyine igomba n'impamvu yatanze ubusobanuro muri rabaruha igaragaza nyine situation uko yari imeze ariko wowe wakiriye n'ubundi niwo ugomba kubibazwa mbere y'abandi bantu bose ntabwo bari bujye kubibaza ministeri ntaruzi kubibaza rege ntibari buze kubibaza oya niwe nuko yatanze ubwisobanuro nyine yatanze ishusho ikibazo uko kimeze ariko none muri rabaruha nanone nkabonamo ibintu bibiri nabigarutseho kuva na kare Mukura iravuga iti twebwe icyo twasaba gukora twarabikoze ahubwo mwe mwareba komiseri kukiyihutishije kucyo utihanganye donc ntabwo mbwira kwihangana ntabwo yigeze ajya kubaza niba stade ishobora kuza kongera kwaka cyo bagaragaje ahangaha ngamenye se niba yakwaka mu gihe kingana kuko yasohoye abakinnyi mu kibuga ngo mujye vestiaire ko ni itegeko niba umuriro ubaye muke amashanyarazi abakinnyi bataba basubiza muri vestiaire n'abasifuzi bose hanyuma Mukura ikagaragaza ko ngo atigeze yihangana ngo tugeze ya minota 45 cyangwa se 45 itangije isaha cyo gena nkahita mbona makandi kabazo nkavuga ni ushaka Mukura n'ubundi sanzwe ugira na beef na ru nose bakaba bari bamupanze kuri uriya mukino none se ikindi kintu none se iyo komiseri atanze nose Mukude iyo komiseri atanze iyo raporo wenda bakaba bazi ko wenda duspose wenda nk'icyo kiriko wenda ru afitanye ikibazo wenda na Medesi nose ntabwo bashobora kuba babaza abo basifuzi bari baraho cyane wenda bakaza nka Celeste kuko niwe ari gusifura mu kibuga hagati nose ntabwo babitabaza ku ruhande ngo babaze ko ari iyo minota komiseri w'umukino ni komiseri w'umukino aba ari boss ubwo rero ntavuguruzwa uko yaripotinga kose ntavuguruzwa raporo yatanze niwe uyisinyaho bwa nyuma ubwo niyo ngenderwaho buriya komiseri w'umukino nigeze kureba kuri raporo y'umusifuzi wa CAF yari hano mu Rwanda burya ngo banamutegeka ko hari nabo bamubaza ngo garagaza niba umukino abantu bari bawishimiye ariko reje nabonye nira mazutu bagiye kuzara ngo shoferi yabanje no kugwa mu cyobo imodoka yabanje kugwa bibaho pressure yakekaga ko yenda ariyo kuko baraba muri Mevese ntabwo bumvaga ukuntu bari bagiye ku gitutu urumva rero ko ako kantu nako
kari akantu bagarutseho bamavese avuga ati komiseri ntiyigeze ategereza ya minota yagenwe oya ntayo yategereje none niba ushaka gukururana gukura ati n'undi si ubwa mbere yabadu Mevese nayo yaramubitse Mevese yaramubitse pe kuri wa mukino wa Gicumbi yahise mubika kabisa ewana inzika ni yose asanzwe atatwumva njyewe ariko uko mbibona nawe yagombye kwegura akava muri uriya mwanya rwose akajya guhuzagurika mu bindi atanga imihoho Jeje tugere n'abafatanyabikorwa rero dukomeza n'ubundi kuri no mukino tuko tutajya kuri rero nabonye Robertinho ngo bacyanze abayerekanye muhe yari yagiteretsemo amahera yaramenyemo rwose ariko biramahire nyatawukora cyari cyagiyemo ahubwo basife biramahire kari muri offside kundi cyari cyanagiyemo oya ahubwo none se ubwo biramahire yamaze guterekamo rwose reka nzenge itange bagishireho urebe kimuhe rwose biramahire yamaze kugiterekamo cyane bari bayibye rwose nk'igitego ariko ufite yanyuma na nyuma ari kuva muri federation bamwe barimo kubivuga gutyo kuko bafite n'inama mu kanya iza gufataho umwanzuro byabindi ntabwo ari kera cyane ni mu kanya batumijemo abantu bamwe na bamwe baza kugira uruhare mu gufata umwanzuro barashaka gutera barwanye ngo mu rwego rwo kwirinda induru y'abareyo bashaka gutera mpaga ahubwo ngo ruturi kazakinwa Ndi twavugaga kuko nubundi returi kukuragara n'umukino ubwo ibaye maga mukuru yabivuyemo ko sinekereza ko ibaye maga bakaba bandi babiganira hakemezwa ko returi hari bwo mukuru bisabwa ibitego bine se yazikabitsinda ni Kigali hari n'inzu hari mu cyarabu yahiye nayo kubira ikibazo kibisashobora ko hari ikibazo cy'amasino babwiye amashanyarazi ibintu byose byarangiritse byari birimo hari mu cyarabu turi muherega mu bihe by'ibiza muri no minsi barimo barasaba abantu kwirinda cyane kuko imvura imeze nabi abantu bazi kugenda gake bataza kwisanga ushobora gufata umwanzuro kuri ibi bintu ukazisanga bikazakurikirana imyaka n'imyaniko cyane abayo nashiremo icyo gitego mu kirebe bari banze cya Murera mwashyiremo twirebere niba ubwo niba update hari muri inama igiye guterana bagiye guterana inama kuri iki gicamunsi iza kufata umwanzuro benshi rero bakaba bari guhuriza kuri icyo kintu abahari bose barakuvuga bati pressure y'abareyo ntabwo twayikira ati ntizatubarweho erega nabo bafite inzika Mevese ibakubisa rere turu ibakoye ku gikombe nubwo batarakivaho ko muteri umuntu wagutsinze nta mpamvu yo kumugirira inzika aba yakurusha aba yaguhana umunsi n'impundi Mevese yeza kubabuza na Peace Cup bahuriye finale nanzikirimo nakubabuze rega bari umukino wahuje iyi match yamukurana rero yamaze kuba deribi noneho ahantu noneho bihita bibera ubushuti niyo makipe makuru akunda gukina match amikare hagati yabo ubundi nanzika nini cyane bagirana wenda yo kuba bagira n'inzika y'ikintu kibi nusireje mu gihe abaye kuduterekera icyo gitego twakujyana n'abafatanyabikorwa kuko twinjiye ku isacu ya gatatu kugira ngo dukomeze neza tsindira cash tsindira amamiliyoni n'amacu bari gukurikirana hano tuba tuyibagezaho mu kugara bayibagezaho kuri gatanu Arsenal dore cya gitego Murera yari yatsinze baracyana ugiye kubaza mukanyibara niyo ariko no kujya cyari cyagiyemo niyo ariko we niyo yiviramo akagaruka cyari cyamaze kujya wakubise ku mukino wa mukuru wakubise ku mukino wa mukuru wijyana mu uyu mudefanseri uyu ngo wagiye gutabara sebwa wari ukomeze ko gusa ukagaruka Sebwa
bamwita Tadeyo avuga ati karabaye namuhaye n'utundi dufoto twabagacenya abasaza bose bari bamanutse una wari wasigaye i Kigali bakira ngo kipe batavuga ngo bayitereranye cyane. yes amasaha yo kurya yageze mugane aho bita kuri Marakana hari igikondo cyangwa uhamagareyo icumbi ryiza massage amutana munyohereza komanda ambwira ati giye maze gufata ifunguro rwose ibintu ni barabara arimo ari imfotorera ndabona ari kurya brochette n'ibirayi by'amapomu sote ndamubona rwose ari kwigaragaza ubwo rero nakubwira iki hamagara kuri Marakana babwiye ati munyohereze icupa ry'urwagwa aho ngaho n'inkoko y'umuceri cyangwa igice cyayo numero ni 078262 73 aha se neza mwire kive ko mbona aho neje Huye kive ko mbona bamupuriza atabaza atabaza hano se match yari imira bari motari yatangiye kuzima simona bari aha yari atarazi murabona ko habonaga mbona witwa Power Play na Sebwato rwaniganye hari Celestin agiye kubwira abakinnyi abakapiteni ibintu birakomeye kuko abona na komiseri yamanutse muramira yitwa Ruka tubaho mu bintu bisekeje baze nka match y'icyamahoro ikadeserwa kuri mpaga muri demi-finale ni ibintu biba bitumvikana turatekereza ngo turebe icyo bitwigisha icyo bitumarira ikibazo aya makosa ahora abaho bihora byisubiramo kuko mu by'ukuri ugiye muri logique hano mu Rwanda nta kipe n'imwe igira na stade mwari mubizi hari imwe si hari nta nimwe na pe nta stade igira keretse gukorera imyitozo kandi si stade hariya ntabwo hakiri ikibuga kirani ikibuga naga stade stade igomba kuba ifite stand ifite ibintu byose stade buriya si tapi kuko nka buriya nko kuri tapi ntago ari kuri stade ya tapi ni ku kibuga cya tapi stade ni byose kafu na FIFA begizija ama vestiaire ibintu byose ko ari byawo byose donc ikibuga hari aperi iba ishirongi ni ikibuga ntago ari stade urabona gufasha ni ikibuga gusa n'ubundi kuko ngo yera ntago ari stade ni ikibuga cy'ikirenga ubwo bimeze nka kuri Rayon Sport mu Nzove mu Nzove ni nako niko bimeze ntabwo yemerewe kwitwa stade kuko ntiyemerewe kwakira umukino urumva ariko rero wa mugana urebye uburyo ihagaze nabi muri iyi minsi wakunda amaga inzira imwe rukumbi ni yikeneye maga kugira ngo igere finale nibwo ntabwo byavamo nibwo buryo bwo kwikavaringa muri situation ashobora guhanwa yakoze ibintu yakoreye harakavido nabonye ejo i Rubavu kuri ya match bakiyemo na Marine abashota imigeri rekase abashota imipira bari kuri bande touche yagaragaje imyitwarire itari myiza kabisa ariko umuntu warakaje Mborenga nawe ngo bashuko bashobora kuba ngo baramututse ku kijyanye ariko nta kibazo yego ni bamutuka uko abitwara kose niyo baba bamuciriyeho yuri umukinnyi ntago n'abafana se n'abantu bashinzwe umutekano oya bari bose ntabwo wahangana baterura abarwayi niba abandi bari kuri Brancare baterura ariko ntabwo ari byo ntabwo ntimukabishyikira icyo baba bamukoreye icyo ari cyo cyose abagomba guhabwa ubutabera abashinzwe umutekano bamurebera hafi nta kibazo ziba zigomba kumuproteje nta kibazo bimugire bakanahana abo bantu ahubwo rero kugira ngo tuve kuri uyu mukino mu nyemerere dukomeze n'undi kuri Rayon Sport cyane ko twegarukagayo n'ikipe ya Mukura umutoza Robert Nywerutse guhagarikwa rwose n'ikipe ya Rayon Sport ashinzwe uburwayi yavuzweho amakuru menshi kurwara kuba afite umusaruro nyene